nyine no kujya muri meeting na meeting no na boss sibyo n'akazi tuvuge meeting yo kugira ngo akubwire ati ndagushaka aya masaha n'amasaha gasanze nyine everyday meeting yo nyurayishe ibyo nyine so akazi se nyine wagakora gute urumva nyine bisaba kugenda schedulinga ugakora plan z'ibintu ukeneye then wabona n'ibyo ufite ugashaka uburyo ubibona ugahiga nyine tu hari boro nize nyine yo ku ya boro buriya yo gutuza bituma utekereza urumva iyo nyine iyo ujarajara cyane ntabwo ubasha kugira time yo gutekereza ariko iyo utuje hari ibintu utekereza ukavuga ariko man ibi boro ntabwo ngeze mbitrayinga ntabwo nabyacivinze so bituma hari ibintu ushaka kwacivinga kandi byanze bikunze hamwe n'Imana no gukora cyane biba bigomba kuvamo neza uko wabipanze niyo bitavamo 100% ariko byibuze waragerageje nta ribi kabisa uzanye ku kintu cyo gutuza urumva ikintu cyo gutuza njye nyihuza n'ikintu cyo bita meditation wenda no gusenga urumva kuko ni igihe witekerezaho uganira n'Imana burya niba umuntu avuga kuganira n'Imana ariko njye ntekereza ko uri kwiganira wowe ku giti cyawe kuko nawe icyo kintu ni ikintu kirimo important kuko iyo ubyuka wiruka cyangwa ugenda like you don't get that time to sit down ukavuga ati yo ejo gahunda zagenze gutyo uyu munsi reka mfate iminota 10 tekerezaho gahunda nari nihaye nazigezeho ese ibyo nashakaga guhuza nabo nabagezeho ese indirimbo nagombaga kurikodinga narikodinze none se uyu munsi wongeye gukora icyo ukagera ya time yo kureflecting aho to niki uko bivuze kuba ugira iyo time that means like hari yindi mindset you tapping in kurusha kwa kundi uvuga ati urabyutse call ya mbere yo pa imyaka 5 ishize iyo nza kuba ntekereza nkuko ntekereza ubu ngubu nakuba ngeze ahantu kure cyane ariko nyine wenda byagombaga kubaho nyine ni ubuzima ntakunda ariko ubu ngubu ukuntu ntekereza yaba ariko natekerezaga 5 years ago I will be one of the best niggas best rappers in the country I'll be on another level man sinzi nyine wowe ntago wamenya nyine ukuntu izanjye n'iki back in the day zagendaga ariko ubu ngubu nibwo ngenda njye mbibona kuko nzi amakosa yanjye icyo gihe nzi ibyo nakoraga icyo gihe ubu ngubu nzi ukuntu ndi gutwara ibintu byanjye so nyine ndabigereranya nkasanga I used to fuck up so many fucking times for real so niyo mpamvu ubu ngubu kabisa too many lessons I learned and too many blessings on my way right now aho niho ndashaka kugaruka yo shut up man give her too many blessings coming on the way because at the end of the day ikintu cyonyine kibishobora gukora is sit down and complain cyangwa regret about the past kandi noneho the future iri imbere ni nini cyane now you know ntabwo ari ukuvuga ngo inzira ugiye gucamo cyangwa obstacles zikuri imbere ntabwo uzizi you can't fall for the same trap over and over again you know igishiho rihari ahubwo twebwe nitwe tuyihunga turayihunga tutabizi irakuzi yabaye ariko se irazi kagusura igasanga wayifungiranye ahubwo se noneho umujama ni handi rero n'ubundi ku bantu basenga cyane bahita bavuga ngo ni satani ni satani kabisa kandi n'ubundi none se okay ibintu bibi byose ni bya satani se kera umuntu kuki umuntu yapfuye urira uko ariko ukarenzaho ukavuga agiye mu ijuru aruhukira heza kandi uko ari Imana ibi yamuhamagaye ntabwo ari ukuvuga ngo ni satani umuntu ngo yagize impanuka ngo satani ngo ni mubisha kandi ari accident ngo ni satani yateye accident urumva nyine iyo ni imyumvire nyine y'abantu bagendera mu biboro by'isi n'iki ariko ngewe ukuntu mbyizera nyine ikintu kikubayeho tu
ikintu kikubaye icyo ari cyo cyose yaba kibi yaba icyiza ntabwo tuzi ngo ninde ubigena sinzi ngo byagenze gute nanjye naje ku isi mbisangaho ariko 80% biva kuri action kuntu ku decision zacu decisions choice urumva 20% biva nyine ku mahirwe ku bindi nibi wiganye n'uyu umenya n'uyu aguhaye akazi agufashije kugira gute ariko 80% biva kuri decision twafashe urabyutse mu gitondo ufashe ihe decision ugiye muri gym ukoze push up wifashaga agakayi wanditse imirongo yawe ugiye studio recordings cyangwa urabanje mbere yo gukora ibyo uhise uhamagara amaji n'iki muri hehe mbasange byabereye he n'iki iyo boro niyo boro ya mbere decision nicyo kintu cya mbere urumva ni decision nge 80% numva ko ari decision then 20% ni amahirwe abaho umuntu muziranye n'iki umuntu agukunze n'iki aba friends I'm sure ko muri career yawe you had so many people be like yo Treasy twagufasha ibi nakubwira iki nakubwira so many till people now bro niggas when you meet niggas be like yo we can do something for you we can support you in any other way wakagwa promises nyinshi but when it's time to put that shit in work you find yourself all alone them niggas disappear like ain't nothing happened. Do you think those promises these very fake promises do you think izo promises cyangwa ibyo bintu byinshi wagiye uhura nabyo ari bro cause I feel like you're still young bro like no matter what like for me ntabwo urageza 25 25 really yeah okay come on man still even if you're over 25 ntabwo urengejeho umwe cyangwa ibiri ndayirengeje man ndayirengeje okay yeah still nimba ndo musaza man no ariko for me I feel like you're still young in your career byahatari urumva nuko career yanjye yari nziza nuko nabuze njyanye n'ubundi nayindi kukubwira iyo nza kubona umuntu umfasha nk'uko ubu wenda mufite manige let's put that on the side man nta muntu ukeneye wari ukeneye ko gufasha bro you're supposed to be you your own person none se n'ubu ngubu reka nkubwire Treasy sibyo still right now niyo muntu yagufasha sibyo ariko without you making those decisions byaba bimaze iki nta kintu byaba bimaze so ntabwo ari ukuvuga ngo iyo icyo gihe uza kugira umuntu I'm sure that time hari umuntu wakubwiye ati yo Treasy ino nzira ntabwo one cyangwa umwe babiri urumva ariko you still like you made those decisions ntabwo ari ukuvuga ngo wari ukeneye umuntu ugufasha you had to go through that nk'umuntu nk'umugabo n'iki you had to go through that ariko 80% yari decision zawe wakoze sibyo ni ukuvuga J-Pac hari umugani baca mu kinyarwanda ngo ubona ishi itambuka ugataha n'urwo wari wambaye cyangwa ubwo wabigereranya uwo mugani se uri kumva icyo ushatse ubona ishi itambuka ubona ishi itamba ugataha n'urwo wari wambaye ya boro ngo ubona nyine boro ibicana byose si zahabu ni ukuvuga ngo ibishuko biba byinshi nyine mu rubyiruko iyo ubona like people always got attention ku bintu ukora they pay attention to okay wenda umazwa cigarettes whatever ariko ugasanga nta kintu wowe biri kwinjiriza nta kintu biri kumarira abandi ni cloud chasing abandi ukumva ni ibiboro by'ibishuko nyine mu young artist wese mu upcoming artist wese bagomba gufacing niyo mpamvu rero kumakinga choice biragoranye ukumva gukora decisions gufata decision biragoranye yo gukatira kuko nawe nyine hari urugero wumva byahiye ni uko bimeze hari ibyana se hari ibyana hari se iki n'iki birahari ibintu byose ushaka okay usanga wowe umaze nk'umwaka wibereye like you lost like you only drinking you only getting drunk nothing you're not putting in work you're not dropping songs ibintu byose ni insazi
boro ukavuga se man ni umwaka ukajya kurangira ubona nta projet zatanze niyo mpamvu ndi kukubwira ngo guidance mfite iyo nze kuba nyifite icyo gihe man kuba ndi kuri some next level ariko I agree with you but also I disagree with you man because kubera ngo bituruka kuri njyewe ngo decision okay that's one but also I feel like man hari igihe mwatropinga iyo ubonye umuntu ugufasha iyo decision making yawe ntabwo iba ikimatarenga cyane kuko we aba akugaye we aba nk'umumenta wawe abakubwira ariko hari igihe umuntu ashobora gushaka kuba umumenta wowe udashaka ko bakumentaringa ntabwo wabyanga kandi bigufitiye akamaro rero biterwa na results za projet mushaka gukorana none se like okay I'm not gonna go ntabwo turi bujye deep none se muri Ratio Music cyangwa muri crew wari uri kumwe nabo nobody around was like yo like this like look at it this muri nyine wenda nimvuze gutya ariko wenda tuvuge crew na ntitugeye nyine Ratio Music I was just working as an artist also I wasn't even signed it was just a studio it wasn't a label a music label so nta kundi nobody would care ngo wowe ngo wagiye aha ngo nyuma ya studio wagiye ha cyangwa wakoze iki as long as nyine they think you old enough to make your own decisions niyo mpamvu tu ariko you know I understand and I feel you kuko wenda for me outside looking in ntabwo